nicaye hariya mu kanya nibwo numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo iki cyumweru cy'umwana w'ubugingo, utari uw'ubugingo sindi kumwe nawe, ubwo ni uw'inyama n'ibirayi n'amakaroni n'ibindi, kuko buri wese amahitamo naye. Bundi ivugabutumwa ririmo ibice bitatu niko navuze. Bibiliya, ijambo ry'Imana Bibiliya harimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice kivuga ku mirimo n'ibitangaza Imana ikora. Igice cya kabiri ni inyigisho z'agakiza no guhinduka, ubutumwa bwiza bwa Yesu no guhinduka. Igice cya gatatu ni inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ijuru rishya n'isi nshya. Mahitamo na yawe. Ndavuze ngo Bible harimo ibice bitatu. Igice cya mbere ni ubutumwa bwiza buvuga ku mirimo n'ibitangazo Uwiteka akora, kandi koko Yesu agira neza. Igice cya kabiri ni ubutumwa bwiza bw'agakiza buhindura abantu. Igice cya gatatu ni inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Byanze bikunze ubyango byemereye Yesu azaza. Wabyirengagiza isi yakuryohera ukenjoyinga, wabisuzuguruka bica amazi uti barasaze. Nowa yakomeje kubaza, Imana iramubwira Nowa Imana iramubwira ngo bazi inkuge, imvura izagwa. Nowa babwire nubwo badamaraye ko imvura izagwa. Baramubwira ngo wasaze ryari muze, wasaze ryari, kuko ngo ntabwo bari barigeze babona imvura n'umunsi warimo, nyamara imvura yaraguye. Benshi inyigisho z'agakiza barazisuzugura, icyo bita kuzica amazi, bagashyira ibiti mu matwi. Uko yemeze kose natwe uko tureba hano ntabwo turabatinde nangwa ngo tube twarataye umutwe cyangwa ngo tube dufite trauma. Ufite ubwenge, kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uko tureba hano ntabwo twasaze, dufite mu mutwe, dufite memoire, twarize nk'uko wize, ariko wabica amazi wabisuzugura, Yesu azaza gutwara itorero. Hanyuma rero muri ibyo bice bitatu bigize Bibiliya, izo nyigisho zose hari inyigisho z'imirimo n'ibitangaza, hakaba inyigisho z'agakiza guhinduka, hakaba n'inyigisho zo kugaruka kwa Yesu, ijuru rishya n'isi nshya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntibamenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Ntabwo twasaze, ntabwo dufite trauma ngo abarokore bataye umutwe. Ibyo mu isi byose, ibyo mu isi ntacyo tudafite. Nta kintu Imana itampaye, mbabwiza ukuri, kandi bitari byo kwiyemera. Umugisha Imana yarawumpaye wo mu isi, ariko icyo mparanira ni ingoma ya Yesu. Ndasiganwa ariko sinkutazaho njya, niko Pawulo yavuze, kuko iby'isi nzabisiga. Nta nzu bazigera bashyiramo, abandi bazayisigaramo, kuko bayishizemo nabanukira. Bazayinjyana inzu abandi bayisigaremo. Nta modoka bazashinguramo, nzayisiga. Ndabona kubwira abantu ngo niba ari imyenda bazanshyira mu cyenda kamwe kugira ngo nkwire mu isanduku, kuko bashyizemo imyenda myinshi ntiyakwiramo. Cyo mparanira ni ingoma ya Yesu. Nta kintu cyo mu isi Imana itampaye, kandi mbabwiza ukuri, bitari ibintu byo kwiyemera, kuko n'isezerano mfitanye n'Imana. Imana yambwiye ikimpamagara nkiri muri Eneri, itara nasengeragamo, irambye ngo ndaguhamagaye, ariko n'umunsi wa rimwe ntuzigera inkorora insuzugurwa. Buri wese n'umuhamagaro we. Sinjye kwirata, ntabwo ndi kwirata,
sindi kwirata ku bandi, ni isezerano mfitanye na data. Ngihamagarwa mu itorero rya Yeneri n'abagamo, irambwira ngo ndaguhamagaye nguhaye inkoni y'ubushumba, haguruka unkorere. Nta musi n'umwe uzigore unkorera uri insuzugurwa. Icyaro tuzi rero nawe Imana ikugirire neza. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byane ko kugira gute. Nta muntu Obaridi, nta warushije Obaridi guhanura, nta warushije Theo kubwiriza, nta warushije Obaridi guhanura ku isi. Obaridi yari umuhanuzi w'isi yose, ariko yaragiye. Igisi rero, reka mvugire ijambo rikomeye. Igisi ntabwo ari umugabane wanjye, umugabane wanjye ni mu ijuru. Icyo mparanira ni ingoma ya Yesu. Ntabwo narushije Obaridi guhanura, umuhanuzi w'isi yose international. Yanaguye muri Amerika, yaragiye ku murimo wa data. Igare riba riramanutse buriya. Iyo isezerano ry'ubugingo ryamanutse, nababwiye ko rivuguruza yandi masezerano mugena gataha. Kansubiremo. Iyo isezerano ry'ubugingo ryamanutse rivuguruza yandi masezerano mugena gataha. Buriya Theo, isezerano ry'ubugingo ryavuguruje yandi masezerano umugena aratashye. Bagire inyigisho nzima kandi babwishe ukuri. Beneda ibirayi Imana irabitanga, ariko reka tubwizanye ukuri. Nyuma y'ibirayi gahunda zimeze gute? Kuko ikintu cyitwa urupfu, hari ibintu bitatu ku bintu bigendanye n'urupfu. Icyambere ni igihe Imana yagennye uzamara ku isi. Kabiri ni igihe igare rimanukiye. Gatatu naho igare riza gusanga aho uzaryuririra. Mu yandi magambo, buriya Pastor Theo yaryuririye Uganda, niho yuririye igare. Navuze ngo gupfa ni ingingo eshatu bijyana n'ibintu bitatu. Benshi bajya bibaza ku rupfu. Igihe Imana yateganyije uzamara ku isi, soit imyaka 8, 15, 20, 34, 40. Icyo ni igihe. Kabiri, igare iyo ryamanutse ntawarisubizayo. Gatatu, naho igare uzaryuririra, wenda ni Sashika, wenda ni mu Buhindi, wenda buriya Pastor Theo yaryuririye Uganda. Yesu nashimwe. Tujye kuganira rero icyumweru cy'ububyutse. Ariko ububyutse ni icy'ubundi. Definition ububyutse ni iki? Ububyutse ni imbaraga nshya, ububyutse ni yerekwa rishya, ububyutse na yandi mavuta, ububyutse na yandi maso y'umwuka, ububyutse ni presence y'Imana ku buzima bwawe. Nibwo bubyutse. Definition ubundi bubyutse ni iki? Presence y'Imana ku buzima bwawe. Mu yandi magambo, ijambo ryitwa kumva Imana ku buzima bwawe. Mu gitondo kumva Imana, uri muri dushu kumva Imana, waburya wabugenda kumva Imana, wari muri biro yawe kumva Imana. Ubwo nibwo bubyutse. Mu yandi magambo, aho uri hose kumva Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo Imana nkorera ntago ngombera gusenga iminsi 8 kugira ngo imvugishe, ntago bishoboka. Aho ubyutse biri, Imana ivugira igishakiye. Aho ubyutse buri, Imana muganira n'importe aho uri hose, Imana irakuganiriza aho ubyutse buri. Haleluya. Sinjya, ntabwo bigombera iminsi 8 kugira ngo Imana imvugishe, ntabwo bigombera iminsi 5 kugira ngo Imana insubize. Ububyutse ni iki? Ububyutse ni imbaraga nshya, ububyutse na mavuta mashya, ububyutse na yandi maso y'umwuka, ububyutse ni presence y'Imana ku buzima bwawe. Isegonda ku yindi segonda. Ubwo nibwo bubyutse. Bimeze bitese wowe muri iyi minsi?
muracyavugana nayo? Bimeze bite muri iyi minsi? Abarotaga muracyarota? Bimeze bite? Impano ziracyakora? Bimeze bite yewe abarotaga muracyarota? Bimeze bite? Ijwi wumvaga uracyaryumva? Bimeze bite? Ububyutse presence y'Imana ku buzima bwawe. Imana irambwira ngo iki cyumweru niki hano hejuru. Imana irambwira ngo iki cyumweru ni cy'umwana w'ubugingo. Iki cyumweru ni cy'umwana w'iki? Imana yageneye ubugingo. Imana irambwira ngo muri iki cyumweru ngiye gutanga yandi mahirwe. Abaguye babyuke, abagiye bagaruke, abihana bihane. Amen. Ntanza yandi mahirwe. Kwigoragozara. Amen. Imana irambwira ngo iki cyumweru Imana irambwira ngo muri iki cyumweru ngiye guhembura abantu benshi. Icyo bita guhembura, ariko ndajya mvuga amagambo make kandi rimwe na rimwe ndavuga buhoro kugira ngo abantu bumve neza. Ngiye guhembura abaguye. Kabiri, Imana irambwira ngo iki cyumweru ngiye kurokora ubugingo bw'abantu benshi. Kurokora ubugingo bw'abantu benshi. Amen. Imana irambwira ngo kubareba benshi uko babona mu mihanda, ukabumva mu nsengero, ukababona kuri za YouTube, ukabona hirya no hino. Imana irambwira ngo abantu barimo ibice bibiri. Imana irambwira ngo hari abaguye ku mugaragaro, bigaragara ko baguye. Cyo ni igice cya mbere. Irambwira ngo igice cya kabiri n'abantu baguye mu mutima, bakagwa mu bitekerezo. Mbigumemo, mbivemo cyangwa. Irambwira ngo uko ubona abantu muri iyi minsi za YouTube, irambwira ngo uko bareba mu nsengero, uko babona mu mirimo, ibice bibiri. Irambwira ngo hari abaguye ku mugaragaro mu buryo bugaragara ko baguye. Kabiri, irambwira ngo hari abandi baguye mu mitima no mu bitekerezo. Mbigumemo, mbivemo cyangwa. Abo ni abaguye mu bitekerezo. Yesu nashimwe. Irambwira ngo rero ngiye gutanga yandi mahirwe, hanyuma abihana bihane, abagaruka bagaruke, abicuza bicuze, abaguye babyuke. Iki cyumweru ntanza yandi mahirwe. Hari ikintu rero ngiye kuvuga, uretse ko atari ngiye ntabwo nkivuze nyoboye n'umwuka, ndakivuga nkanjye Mama Tumukunde. Nyuma y'ayo mahirwe sinzi ikizakurikira. Mbivuze nkanjye. Nyuma y'ayo mahirwe Mama Tumukunde ngiye kumara hano iminsi 5 agatuza karangaye. Ntanyeganyega, nta kubuja, mpagaze hano nkoreshejwe n'imbaraga nyinshi. Nyuma y'iyo minsi 5, mu yandi magambo, nyuma y'ayo mahirwe akazakurikiraho tukakambaze. Mbivuze kanjye gusa, ariko nyuma y'amahirwe simbizi. Hari ikintu ngiye kubabwira, ijambo rikomeye baroko. Hari ikintu nemera ko umuntu yajya mu ntege nke. Icyo ntemera, nta muntu wahora mu ntege nke. Ngiye kuzamura volume, kanzamure volume yewe. Icyo nemera ko umuntu yajya mu ntege nke. Birashoboka. Ariko icyo pakanye, nta muntu wahora mu ntege nke. Ntabwo bishoboka. Reka nsubiremo.
nemera abarokore, nemera ko intege nke wazigeramo. Importe nubwo yaba ari bishop yazigeramo, kuko nayo bo yigeze kugira mu ntege nke, atukana ari ivovota, atukana umunsi yavutseho. Ikintu ntemera ni kimwe, nta muntu uhora mu ntege nke. Ukwezi mu ntege nke, amezi 2 mu ntege nke, umwaka mu ntege nke, imyaka 2 mu ntege nke, ubwo sukozwe gute? Icyo ntabwo cyemera. Itakora itanemera murokore yajya mu ntege nke, birashoboka rwose, kuko yambaye umubiri. Nababwiye ngo nayo umukiranutsi w'Imana yigeze kugira mu ntege nke, atuka umunsi yavutseho, ari ivovota mu yandi magambo, kubera ikigeragezo cyamucanze. Ikintu ntemera, sinemera ko umuntu yahora mu ntege nke. Kumvikanye? Reka tugendane neza twere kujahagurika. Ako karumvikanye? Rubyiruko, ako karumvikanye? Bagabo bagore, nemera ko intege nke incertain moment cyangwa se dans une situation runaka, intege nke wazigeramo rwose. Ariko icyo ntahamanya nawe, sinemera ko umuntu yahora mu ntege nke, ntabwo bishoboka. Icyo gihe reka nkubwire uko Imana izakwita nuhora mu ntege nke. Imana izakwita akahebwe. Icyo bita akahebwe. Vuge ngo ndamuretse. Ako kumvikanye? Kumvikanye? Oya, barako Imana yabantumyeho, nubwo haza abantu bicaye hano bakagera kuri izi ngizi gusa, nzavugana nabo ngabo. Ndasubiramo, navuze ngo birashoboka ko incertain moment dans une situation runaka wakwisanga mu ntege nke. Birashoboka cyane. Ariko icyo ntemera n'umusi w'imwe, nta muntu uhora mu ntege nkeya, ntabwo bishoboka. Icyo gihe reka mvuge ijambo rikomeye, uba warananiye Imana. Turi kumwe? Muri iki cyumweru ngiye kubabwira ikintu cyabarokorera ubugingo, kandi amagambo ngiye kuvuga, reka nze mvugire ijambo ngiye kuvuga, reka mvugire ijambo nari naryibagiwe. Bantu muri aya materaniro muri iki cyumweru, guhera ku ruhimbi kugeza ku muntu wicaye inyuma, protokole bajya kona abahanuza bavuga butumwa, buri wese amagambo y'iki cyumweru aramureba. Uti kubera iki? Ushaka kuvuga uko yemeze kose, mama tumukunde, wenda niba ufuze ijambo ryitwa kurangara, nge sinigeze ndangara. Tuzamenya kutigeze urangara, wageze aho wagombaga kurangara nturangare. Niko Ricky Warren yavuze. Ndababwira amagambo y'ubwenge muri iyi minsi, tega amatwi. Tuzamenya kuzi kwihangana igihe uzabana n'abantu badashobotse ukihangana. Ubundi ntitwamenya kuzi kwihangana. Reka mvuge n'irindi jambo. Tuzamenya ko utari umujura igihe uzagira ahantu wagombaga kwiba ntiwibe, nibwo tuzamenya ko utari umujura. Amen. Tuzamenya ko wanesheje icyaha igihe wageze aho wagombaga gukora icyaha ntugikore, nibwo tuzamenya ko wanesheje icyaha. Nzamure volume. Nukuvuga rero ngo hatagira umuntu wirata. Buri wese acyambaye imambaro y'urugamba, Satani yamugaragura. Ndasubiramo, ucyambaye umwambaro w'urugamba, Satani yakwandagaza. Birasobanura rero ngo umuntu wese uri muri iki cyumba, aya magambo aramureba. On ne sait jamais. Nubwo ushobora kuvuga uti nge ibyo ntabwo birangeraho, ntabwo uzi icyo Satani agutegeraho mu kwezi kwa 8 kugira ngo akugaragure. Ubu haraho Satani ntegerereje mama tumukundi, wenda mu kwezi kwa 9. Ni nayo mpamvu mujya mubona abakozi Imana bamwe bataha
ubu ntubona ko pastor we yatashye wabona hari byari bizamugerageza imbere Imana ikavuga iti ngwino mwana wanjye reka nsarure vuba reka nzengere vuba nsarure ibyanjye nyaruka vuba na bwangu dore imbere hari imitego igiye kugutega kandi ntuzayibasha Yesu nashi ntimukajye mwibaza ku bintu Imana ikora nta kintu gitungura Imana ubu mama tumukunde nataha ntimuzagire kritike nyinshi cyangwa ngo mwibaze ngo agiye ate Imana izini uko agiye guhera ku ruhimbi kugeza inyuma hariya ntawamenya aho Satani agutegeye kugira ngo akugaragure ubu mu kwezi kwa 9 ntawamenya aho Satani andekerereje wenda mu kwezi kwa 9 avuga ati mama tumukunde reka Yesu re hariya ariko mu kwezi kwa 9 nzamwereka nzareba ko bitazamugusha niyo mpamvu buri wese akwiriye kwambara imbaraga Yesu nashi abami ba mbere bice 19:7 Imana ibwira umukozi w'Imana Eliya iramubwira ngo byo kujye kandi unywe urugendo ruracyakomeje Yesu nashimwe Yesu nashimwe cyane amen hanyuma rero Imana irambwira ngo abantu barahuze cyane Imana impereze inyigisho irambwira ngo abantu bahuze cyane kandi bararangaye Imana irambwira ngo barakabije kurangara pe mu yandi magambo barakabije kwirara bameze nk'abagezeyo bajya kandi urugendo rugikomeje abashumba barahuze abaririmbyi barahuze abadiakoni barahuze abakristo barahuze kandi bacyambaye umwambaro w'urugamba nta musirikare uhuga ku rugamba umusirikare wese wambaye toni militaire ntashobora kureba ku ruhande arebye ku ruhande umwanzi yamurasa natwe butumeze nkaho tucyambaye toni militaire k'abasirikare ba Kristo gato gusa Satani arakurasa Yesu nashi ega Imana yambwiye ngo iki cyumweru ni cy'umwana w'ubugingo tubona ko turi kuvuga hiciyemo abantu bangana gutya umwana w'ubugingo arahari umwana w'ubugingo agize gute byukurye kandi umwe urugendo ruracyakomeje Imana irambwira ngo bararangaye umva ijambo rikomeye Imana yambwiye Imana irambwira ngo mbwirire abantu ngo muri iyi misi buri wese nagira ibyo yiyambura yambare bigunira n'igihe cyo gutakamba undebera amagambo ari mu gitabo cya Yona ibice 3 Yona uzayasoma ugeze mu rugo uyasome neza Yona ibice 3 guhera ku murongo wa mbere igihe Imana yamubwiraga kujya kurengera kujya kuburira abantu b'Nineve icyambere yaragiye kubaburira kabiri bari bahawe iminsi 40 iminsi 40 iramubwira ngo mu minsi 40 niba batarihana ukwemeze kose ngiye kurimbura Nineve ariko singaye na Yona wahunze aya magambo yarakomeye ariko uzi kujya kubwira abantu ngo mu minsi 40 ukwemeze kose umujyi ugiye kurimbuka amen Imana irambwira ngo mbwirire abantu biyambura ibyo bambaye byose bambara ibigunira batakambira Imana amagambo nkaya ntabwo aryohera amatwi cyane mbwirira abantu biyambura ibyo biyambura byose bambara ibigunira batakambira Imana Yona ibice 3 iramubwira ngo genda uburire uriya murwa mu minsi 40 ndabambagezeho amaze kubabwira wowe ntabwo nzi imisi yawe uri kuburirwa ariko sinzi imisi yawe ya mu mwuka ariko va Nineve ushyireho ibyawe amen bamaze kumva ayo magambo icyo nakundiye umurwa w'Nineve maze bafata ingamba igihugu cyose kiyiriza ubusa yewe nasomye Bibiliya nsanga ngo ni hene n'intama n'amatungo yose baravuze ngo ntagiri umva mureke kuhira amatungo yose nayo yiriza ubusa turere ko amen Imana imaze kubona kumaramaza kwabo ikuraho ibihano Yesu nashi irambye ngo bagiye bamara ibigunira
minsi 40 ntabwo nzi ndi Nyamata nibwo navuze iri jambo ndavuga nti abantu Imana izasanga bakiriho kuri uriya munsi bafite amahirwe, abizasanga bakiriho mbere ya kira giterane kikageramo bakiriho ni sawa kuburirwa. Imana irambwira ngo babwire bambare ibigunira, ariko yatumye ku murwa w'Inene irababwira ngo mu minsi 40 ndabambagezeho, kandi mu gihe cyose batarihana ngo bareke ikibi ngiye kurimbura umurwa w'Inene. Kandi reka mbabwire, muzi ko Imana ari seriye? Murabizi cyangwa ntabwo mubizi? Muzi ko Imana ari seriye? Igoragoza yarangiza ikananirwa. Murabizi ko nayo igoragoza yarangiza nayo ikananirwa. Twihuse rero, twihuse aka kanya tujye kuganira ku ijambo rya mbere ry'uyu munsi rivuga ngo tuzageza kwa gatanu. Imana irambwira ngo buri kintu cyose zavuga buri munsi, kandi buri munsi icyo uzavuga cyose uzabasengere bambara imbaraga z'icyo ngicyo. N'ejo nzababwira ikindi icyabahesha ubugingo n'icyarimbura ubugingo bwanyu. Icyo ngiye kuvuga uyu munsi kuwa mbere, ngiye kubabwira ku ngaruka zo kurangara. Andika ingaruka zo kurangara, kuko nurangara ubugingo bwawe buzahatakarira. Ndaje mbabwire ku ngaruka zo kurangara, ariko abatwara imodoka twara imodoka maze urangare. Byanze bikunze nurangara uragonga. Ngo none se genda n'amaguru maze urangare, numara kurangara urasitara, kandi iyo umaze gusitara ukikubita hasi hari igihe utabyuka. Jya mu mwuka, jya mu mwuka yewe. Byanze bikunze warangaye ugira impanuka. Mumbabarire mujye mu ibyisi bitwigisha iby'ijuru. Umunsi wa mbere ejo nzababwira ikindi, mukanya nindangiza icyo ngicyo. Imana irambwira ngo basengere kandi basabire imbaraga. Ubasabire imbaraga z'uyu munsi, izejo n'igihe kizaza. Yarangaye genda n'amaguru ariko maze ujya hamaze urebe hano. Byanze bikunze ushaka gusitara ukagwa, kandi kubyuka bikanga. Winjiye mu mwuka se? Ushaka gusitara ukagwa nabi, kandi kubyuka bikaba byakunanira kubera kurangara. Cyumwari cy'ububyutse irambwira ngo abantu barakabije kwirara, bameze nk'igihe cya Nowa. Nowa yarababwiye ati imvura izagwa mw'abantu mwe. Imana yambwiye kubaza inkuge ko imvura igiye kugwa. Baramubwiye bati turarongora, turatera ivi, za brother shower za baby shower, turi gutera ivi, turi kugira gute, turi kwenjoyinga. Nawe uravuga ubusa. Nyamara imvura yaraguye. Ntabwo azica gahunda, nukuri kose azaza. Yesu nashi herega ngenda babwira ibyo natuma. Hari umuvuga butumwa wavuze ngo azabwiriza ubutumwa babike mideni aho bazaryishyurira harahari. Reka mbabike mideni aho muzabyishyurira harahari. Uwumvise byinshi azabazwa byinshi. Reka mama tumukunde ndekora ubugingo bwanjye. Reka ndekora ubugingo bwanjye. Ijambo ry'Imana rimeze kera yavuga ngo nimbwire umunyabyaha ngo gupfa ko uzapfa. Ntumuburire. Azapfa azize ibyaha habye, nawe ubugingo bwawe buzarimbuka. Kandi nimbwire umunyabyaha ngo gupfa uzapfa, ukamuburira akanga kumva, azapfa azize ibyaha bye, ariko uzarokora ubugingo bwawe. Reka ndokora ubwanjye. None se nagira nte
mama Rasheli ko Imana yampaye inkoni y'ubushumba igoye nyine nagirane aho uvuga ugahinduka urw'amenyo ukavuga ibyo abantu badashaka none se ibihe by'imperuka buri wese no kwishakira umwigisha akishakira umuhanuzi avuga ngo iravuze ngo nta muhanuzi wagaburira icyayi ngo umuhereze keke narangiza kubwira icyaha ndaguhakaniye ye uyu murimo mumaze n'igihe nta muhanuzi wahakeke n'ikivuguto mukanya ngo akubwiye ngo Imana iravuze ngo ihane nukuri ko Imana ntawe mbivugiye imbere ya kamera iki kinyejana ntabwo byakunda niyo mpamvu burya Imana yambujije kujya mu ngo z'abantu batazamara kukugaburira inyama zikaranze warangiza ukavuga ibyo ntavuze bamaze kuguha inyama zikaranze warangiza ukajya kumbeshyera uzo abantu bari kubeshyera Imana ariko muri iyi minsi ngo iravuze itavuze ariko kubeshyera Imana we burya niyo mpamvu gutanga amarandevu mbitinya munana ubu se ni muharandevu Imana ikanyima cyo kuvuga ndakivanaye ni muharandevu Imana ikambwira ngo sinigeze ngutuma ndakwiyamye gishakemo nta muhanuzi wahereza keke yawe n'ikivuguto ngo narangiza ngo avuge ngo ihane byanze bikunze arakubwira ngo maruke utagira nigari iki cyumweru kirangoye munana iki cyumweru niba ari ikintu kingoye n'iki cyumweru iki cyumweru cy'Imana w'ubugingo hari n'igihe abantu bashobora kuzantera amabuye kuko ni ikintu gikora kuri kamere kigakora ku tuntu n'utundi kandi ushaka gukira indwara kenshi urababara iyo urwaye amibe bisaba kunywa umuti ushariye witwa fragile hari n'abajya mu bitaro bakabatera inshinge ukababara nyine ariko ugakira reka mbabwire ukuri ko Imana mureke tubabara ariko dukire Yesu nashimwe tazamara ntabwo yakugaburira inyama ziyakaranze ngo kumubwira ubusa ngo umubwiye ngo ihane ibyo se nibyo yakugaburiye kugira ngo umubwiye ngo ihane arakugaburira uhanura amafaranga n'ekivara icyo bita equivalence urajya byiza no umubwire byiza none ariko narumiwe aha kurya ibyo ndi bwishyure byarananiye ukabyishyura wakojeje urutoki mu muhogo kugira ngo wishakemo icyo kuvuga danje Yesu nashimwe tujye kuganira ku ngaruka zo kurangara Imana irambwira ngo icyo nikivaho buri wese agera ku kidendezi musabire imbaraga z'uyu munsi izejo n'igihe kizaza amen ijambo ry'Imana yavuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa wongera ugaruke ijambo ry'Imana rikambwira neza ngo nibangarukira nanjye ndabagarukira amen ingaruka zo kurangara icyambere ijambo rya mbere kandi reka mbabwire ijambo rimwe nta muntu n'umwe urangara adafite ibyo arangariyemo nzamure volume se nta muntu n'umwe urangara adafite ibyo arangariyemo nta muntu n'umwe uhuga adafite ibyo ahugiyemo burya tubura abakristo ukamura amezane byanze bikunze abafite aho ahugiye ni ngombwa nta muntu urangara adafite ibyo arangariyemo nta muntu ushobora guhuga adafite ibyo ahugiyemo
ukuri nuko burya tubura abakristo ukamubura amezi 6 byanze bikunze abafite aho ari. Ingaruka ya mbere yo kurangara rero tunyarutse kugira ngo nze kubasengera imbaraga z'uyu munsi izejo n'igihe kizaza. Ejo nzababwira ikindi, kwa gatatu mbabwira ikindi, kwa kane mbabwira ikindi, kwa gatanu mbabwira ikindi. Byose Imana yarabimbwiye. Imana irambwira ngo turikishe ubugingo bw'abantu muri iyi misi ni iki ngiki. Icya mbere no kurangara. Amen. Ibyanze bikunze iyo umuntu yarangaye arayoba. Andika. Ibyanze bikunze iyo umuntu yarangaye agira gute arayobagurika. Andika. Shyiraho akadomo. Ndasiganwa arikosi nkutaziyonja indatera n'ibipfuza ariko simusha nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye ubwazampamagara ahagaze ku bicu. Ndasiganwa arikosi nkutaziyonja indatera n'ibipfuza ariko simusha nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye ubwazampamagara ahagaze ku bicu. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami nubwo umuntu w'inyuma rushaho kubabazwa ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera gakomeza urugendo rufite ibyiringiro. Ndasiganwa arikosi utaziyonja ndatera n'ibifuza ariko simusha nshaka gusingira icyo Kristo yamfatiye ubwazampamagara ahagaze ku bicu. Niyo mpamvu ntarambirwa gutegereza umwami nubwo umuntu w'inyuma rushaho kubabazwa ariko umuntu w'imbere rushaho gukomera gakomeza urugendo rw'ibyiringiro. Amen. Amen. Amagambo meza avuga ngo ndasiganwa ariko sinkutaziyanye. Reka mbabwire iyo umuntu yarangaye arayoba. Abasomye agatabo k'umugenzi kara gatabo naragasomye ndagatangira ndakarangiza ngakorera resime. Agatabo kitwa umukristo gatabo k'umugenzi naragasomye ndakarangiza nkora resime yako kubwo inyigisho zandyoheye zari zirimo. Nari ngikizwa cye. Mukristo ngo yigeze kujyana n'umuntu witwa Nyamugirya nino maze aramuzunguza we maze aramukoza hirya mukoza hino maze aramuzunguza Nyamugirya nino we koza mugacyata mukoza kibagabagara muzunguza mukoza muri mukoza ya mukoza mu maroja mukoza hirya no hino mukoza mutubari amukoza maze muvuga mubwiriza butumwa abarahahingutse bakiraho bitamwisayo gahinda gasazi. Mubwiriza butumwa hahingutse abaza mu Kristo ati mukri wageze hano gute? Wageze hano gute mu Kristo wageze muri yoje wageze muri uburaya wageze muri amagambo gute mu Kristo? Tuganire neza mukanya ndabasengera. Izi nyigisho zo muri iki cyumweru zifite ibice bibiri. Turi mu gice cya mbere. Mwihangane bashakibira namwe birahari. Reka tubanze turya ibyo kurya bidutungira ubugingo
mukanya haraza ibyo kurya by'umubiri. Nabyo Imana irabitanga kuko irabizi ko dukeneye amasabune, irabizi ko dukeneye amavuta yo kwisiga, irabizi ko dukeneye umuceri wo kurya, nawe irawutanga. Nose abana barabwirwa baburare kandi ifite ibigega byayo. Reka tubanze tugaburira ubugingo. Yesu nashimwe. Aramubaza ati wageze hano gute? Nari se ko n'ushayagurika nta mabuye wabanye gutarukira. Ayo mabuye nakwigishije iki? Ijambo wize ryakumarira iki? Kuki utatarukiye kurara amabuye avuga ngo kuko umwami Imana azantabara? Urangiza ureke ku izo miti uzihorere ngo hagarare ku ijambo rivuga ngo naho imiti nitatoha. Inzabo ntizera imbuto amatungo agashira mu biraro. Pourquoi? Nuko wagiye kwiyanduza kandi Yesaya 57 kuko umwami Imana azantabara. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nakubwiye ngo iyo warangaye urayoba. Mukisagiza amahirwe amubwiriza butumara muzahura. Mukristo ngo Yesaya yasubiye inyuma aravuga ati wapi bisi nabibasha. Ndasubirayo ngewe. Sinshoboye. Narimenyeye miti z'ubuntu. Narimenyereye guhamagara kanyoherereza. Sibi ibyo butayuna ibi byo butayuna. Ibyo butayu se bimeze gute? Munyamugigene nambavuga ati ngarukiye aha. Niba ari ibyo urugendo komeza urugendo rwawe. Mukristo arakomeza. Ageze imbere ahura nabyiringira ahura nabyiringira ahura na mwizerwa ahura na Yesu nashimwe. Haleluya. Uko emeze kose mu rugendo hari abagenzi bagusunika kandi mukazagira nayo. Nabwiye abantu kandi ntabwo ari ukwirata. Nabwiye abantu ngo umuntu wese tutazagerana ku musaraba sinzagendana nawe. Kandi uko niko kuri. Icyakora sinzamwanga. Ariko umuntu wese tudashobora kuzagerana ku musaraba sinzakurana nawe. Kandi reka mbabwire sinakurana n'indaya, sinakurana n'umusinzi n'umunyamagambo, sinakwemera gukurana nabo bantu. Umuntu udakijijwe sinzakurana nawe. Reka mvugisha ukuri noneho. Icyakora sinzamwanga. Yewe nanamugaburira rwose. Nanamugaburira ariko umuntu udakijijwe nge mama tumukunde mbona utagira indangagaciro z'abana b'Imana. Mbarahije ukuri sinakurana nawe. Gatatu kane kabiri gatatu hamwe n'indaya ukorana n'indaya utariyo. Nihangane kabiri gatatu kutari indaya urakorana n'indaya pukwa utariyo urakurana nayo kugira ngo bigende bite. Icyakora nagusaba umugati uzahumuye kuko ushaka kumuha umugati akagukurikira akavuga tugangiriye neza ngiye gusenga Imana ye muzabagirire neza ariko ntimuzakururane nabo. Icyo mvuga muri cyumva cyane, icyo mvuga kiri kumvikana. Kabiri gatatu kane ubwo se nakurusha imbaraga bizagenda bitaka gukurura. Nakurusha imbaraga akagukwega uko bizagenda bite? Nakurusha imbaraga akagukwega bizagenda bite? Kandi ko ashobora kuzikurusha. Kadirake sinzi niba zikibaho ariko nk'ubu ngiye mama tumukunde nubwo narara muri Kadirake iminsi 5 ntacyo byantwara ariko wowe ushobora kujyayo ukandavura. Ahwi nubwo narara muri Kadirake iminsi 5 ntacyo nasohokamo ndiye ntacyo byantwara ariko wowe ushobora kujyamo ukavayo wandavuye.
warangaye urayoba. Mu yandi magambo umukristo yagize amahirwe nyamugijya nino yaragiye kumwandagaza, kandi umukristo yarahunze avuga ngo mvuye mu gihugu kirimbukiro ndagiye ntabwo nabibasha. Umugore n'abandi baramukurikira avuga ati nge ndagiye, ubishoboye nankurikira utankurikiye je mpamvu. Ntageze imbere gato abakubitanye na mugijya nino, kize imbere gatoya habaho yene nyamugijya nino ramuzunguza we, hajya warakijijwe ati narakijijwe. Ubwo urwo rugendo watangira abone uzarurangiza se? Harya nawe wishyuye mu byo barokore? Sinzi ngo babajije ngo ariko uracyasengera mu byo n'ibyo barokore nabo, kandi mu barokore niho yavanye umwana. Aravuga ati ntabwo nzabavamo kuko nahavanye umwana. Nta soni. Nura murwayi wari umaze imyaka 38 baramubwiye bati umeze gute ariko ku isaba turakora ibintu nk'ibyo. Aravuga ati wakijije. Niwe mbwiye kwikorera ububuriri, ibindi mumbwira ni biki? Wakijije. No, icyonzi cyo nuko hari Imana nta bindi. Murambuza kujya gusenga kubera iki? Nawe muri barabagore nawe urirukanse muri barabagore ariko bataye umutwe n'ibindi. Icyonzi cyo nahabonye Imana. Mwimbwira iby'abagore nahabonye Imana. Hari ikindi? Bagore se nabarozi abagore mwimbwira iby'abagore nge narahageze nicara inyuma, nta nubwo nabonye ko basa n'ubuduhe sinabamenya, nicaye inyuma nkabona Imana. Hari ikindi? Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Urara iyo warangaye. Paulo yandika amagambo meza aravuga ngo ndasiganwa ariko sinkutazi yonge. Iyo warangaye ingaruka zo kurangara, icyambere iyo warangaye yarayoba. Ingaruka ya kabiri yo kurangara. Ingaruka ya kabiri yo kurangara baroko. Yemwe barokore. Ingaruka ya kabiri yo kurangara. Amen. Hari ijambo riri muri Matayo 24 umurongo wa 4 wandike ako ka reference uzagasome. Matayo 24 umurongo wa 4 na magambo avuga ngo ni ijambo ritoya. Matayo 24 umurongo wa 4 ni ijambo rito rivuga ngo mwirinde mutayoba. Matayo 24 ni reference, andika ako kajambo reference. Matayo 24 umurongo wa 4 wandike uvuge ngo nako nugira mu rugo gasome neza. Ni ijambo rivuga ngo mwirinde mutayoba. Yawarangaya. Matayo 24 umurongo wa 4 ni ijambo rivuga ngo ni mwirinde mutagira mute, mugerageze mwirinde batabayobya. Ijambo rya kabiri umuntu wese warangaye ntashobora kugera iyajya. Mu yandi magambo ntashobora kugera ku ntego. Mwibuke ko nababwiye ko muri aka gakiza muri uru rugendo dufite impamba y'urugendo tukagira ni ntego y'urugendo. Impamba na yamazo nibyo kurya Imana iduha ni imigisha Imana iduha. Iyo ni impamba. Hakaza ikindi kiruhande kivuga ngo icyo bita intego y'urugendo. Umuntu wese warangaye ntashobora kugera iyajya. Ngaho reka nze nguha urugero. Wenda uri mu isiganwa ry'amagare i Kigali Musanze, ugeze Sharongi uricaye. Ugeze Sharongi uricaye, ubwo se uzagera Musanze? Umuntu wese warangaye ntashobora kugera. Hari icyo bita point de départ, hakabaho na point de destination. Tushobora kugera kuri destination. Twasoma by the way. Gifaransa narakize. Gifaransa narakize. Hari ikintu bita point de départ, aho hagurukiye. Point de destination, aho ugomba kugera. Trajet hagati aho ngaho. Nababwira umuntu wese warangaye ntashobora kugera ku ntego. Ntashobora kugera ku ntego. Ariko nababwira
ngo umuntu warangaye ntashobora kugera ku cyo yiyemeje, ntashobora kugera ku ntego. Ngaho se tangira kaminuza igire inscription wenda muri Yerika. Numara kugira inscription muri Yerika ujye wirirwa uryamye ku kinamba maze ndebe, ujye wirirwa uryamye harya ku kinamba maze ndebe. Ndabaza abanyeshuri twiganye Yerika, twagiraga mu ishuri saa 11 gutyo, twatangira amasaha 2 turi kwandika, twarangiza kwandika amasaha 2 ati mpereza ibyo wanditse. Wari uriheze? Mpereza ibyo wanditse. Wari urihe? Ati nta na kimwe nanditse. Wari uriheze? Mpereza note zawe. Amasaha 2 yicaye yarangaye. Iyo warangaye ntushobora kugera ku ntego. Nakubwiye ngo ngaho gire inscription, reka mvuga urugero rufatika rugaragara. Yerika hejuru ku gisozi hejuru. Ngaho se mara kugira inscription nyine nurangiza ujye wirirwa uryamye ku kinamba maze ndebe. Nabwiye ngo kugera ku kintu uba byanze bikunze kugira ngo ugere ku cyo ugomba kugeraho uzabira icyuya. Ariko maze n'Abanyarwanda baciye umugani ngo isazi y'ibute ntiryigisebe. Umugani ugana kariho, isazi ifite ubute ntishobora kurya igisebe. Mu yandi magambo kugira ngo urye igisebe no gushirika ubute, bayikoma isubirayo yongera kujya kurya igisebe, bagira gutya isubirayo gusirika ubute. Yarambwiye ngo baradamaraye, barakabije kurangara bakisubiye iminsi bararangaye, kandi mu kurangara kwawe niko Satani akujyana mu byashaka, niko Satani agukozi kubera kurangara. Uzame iherezo ryiza mana, usame bahugiye umva yewe, bahugiye mu by'isi. Saa 9 muri shike, saa 9 Simba, saa 12 mumbwira handi, saa ngapi Downtown, saa ngapi Marriott, saa Convention. Ngurwo urungabangabo ntibagira icyerekezo, ntibagira itinereri, ntibagira kuberekeza, no guhera mu rungabangabo. Tagusenga reka jya mu mwuka. Sayine niko Nyiramana tagusenga. Saa 8 ni muri sare y'umuntu n'abagore 8. Saa 9 n'ahandi kwa Karere n'abagore 5. Ubwo wenda 2 bavuyeho 5 baragiye. Gose amaherezo y'ibyo naya. Ni hara kwa Rubangura, kuva kwa Rubangura kazamuka ruguru kwa Makuza, kava kwa Makuza kabagiye Nyamirambo, kandi ubwo nta gahunda zifatika. Abo Nyamirambo amanutse Kimisagara, kandi ubwo nta gahunda zifatika. Oya Kimisagara ageze ku Ruyenzi, kandi ubwo nta gahunda zifatika. Abe ku Ruyenzi aza mutaganisha Rongi, kandi ubwo nta gahunda zifatika. Ariko semana y'isi n'ijuru, Imana yagowe koko ikora iki, igukorera iki? Yaravuze ngo isezerano ryose rirarindwa. Yaravuze ngo mama tumukunde nza kugira ukomeye. Ni mucyuka se? Mama tumukunde nza kugira ukomeye, nza kwamamaza, nza kugira. Wagize se ngo biziza nasa niko wibwiye? Nzabiharanira, nzabibirira icyuya. Yaravuze. Yavuze iki se? Yaravuze
yaravuze ngo nzakugira ukomeye, nzakwamamaza, uzaba ukomeye. Ni mucyuka se, ni mugacyata, ni kibagabaga, ni kabuga, nukwirirwa nzaramba ngo izanyamamaza. Yaravuze, ariko nawe ugomba gushyiraho akawe. Yesu nashimwe. Yesu nagira ate? Yesu nagira ate? Iyo warangaye ntushobora kugera ku ntego. Mu yandi magambo, iyo warangaye ntushobora kugera ku kigero Imana yavuze ugomba kugeraho. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Subiyemo ngo ntabwo bishoboka, ndongeye ngo ntabwo bishoboka, subiyemo ngo ntabwo bishoboka, inshuro 8 ntabwo bishoboka. Kereka nuhuguka. Uzarangara kwihorere, itegereze kugaruka. Abandi babe bari kubicakira babyakira, ukomeze uzarambe, numara kuzaramba itegereze ko wongera kugaruka. Iyo warangaye ntushobora kugera ku ntego. Gatatu, ingaruka zo kurangara. Gatatu, ingaruka zo kurangara. None se buriya mukaroti yazize kurangara, ahinduka inkingi y'umunyu. Bambwira bati, Imana irababwira ati mwiruke kandi ntimurebe inyuma, niyo formule. Ntibageze, ntibavuye i Kigali, ntibageze Nyabugogo. Mukaroti aravuga ati ariko wahamagara Claire ko twari dufitanye gahunda, ubu ndagiye kuko za gahunda zidasohoye. Abarahagaze rero taravuga ati ndakwiyamye no kwirwariza. Mu gihe agihindukira ahinduka inkingi y'umunyu. Mu yandi magambo, iyo warangaye ushobora guhinduka kabarori. Abandi bose bagira gute? Bigiraho, icyo bita kukwigiraho. Ushaka gukora icyaha akavuga ati mbiswe mama we ntazamera nkakanaka. Yesu nashimwe. None se Salomo wari umuhanga n'umunyabwenge, afite intebe zahabu, ikanyari zahabu, abagore 1000 n'izindi nshoreke 800, ntiyabahugiyemo akarangara, agasigara asuzugurwa n'abamwubahaga kubera kurangara. Amen. Samusoni wari ufite imbaraga zatanyagura Gidubu mu masegonda agatanyagura, ntiyasigara kaba kubera Delila. Imana turinde kurangara. Imana irambye ngo iki nikirangira, irambye ngo baze kukideneza barambike ibiganza, pasabira imbaraga z'uyu munsi, pasabira imbaraga z'ejo n'igihe kizaza. Irambye ngo kandi buri wese ntaho Satani atamutegera. Delila yarafite imbaraga zitanyaguza mu masegonda. Delila aramwongoza ku munsi wa mbere, kandi burya ku munsi wa mbere yazibukira akavuga ati umuntu ntazangusha, byari kuba amahoro. 2, 3, 4, niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu udakijijwe mama tumukunde sinzamwanga ariko sinzagendana nawe. Koko imbaraga zawe zivaye. Sheri ukomeje kumbabaza. Sheri koko ukomeje kumbabaza. Mukobwa umwe hano wajyaga mpamagara akambwira ati Yesu ashimwe mama tumuko, Yesu ashimwe. Imana imbabarire ubusambanyi, Imana ikubabarire. Ndakubabarire n'Imana ikubabarire. Ejo burati Yesu ashimwe mukozi w'Imana, Yesu ashimwe. Imana imbabarire ubusambanyi, ndakubabariye n'Imana ikubabarire. Misi 3. Yesu ashimwe mama tumuku, Imana imbabarire ubusambanyi. Ndavuga ko akanagasuzugura mu rugo rw'umugabo. Ndamubwiye nti we nugaruka ku rusengero zaze tubonane kuko bibira kabishe. 2, 3, 4 koko mu kwezi mu byumweru 2 umuntu mpamaga inshuro 3. Ndavuga ati akanagasuzugura mu rugo rw'umugabo.
nugaruka ku rusengero uzaze tubonane tuganire. Haraza ku rusengero ansanga ku ruhimbi. Ndamubaza nti none se biba byagenze bite? Ukiguyemo icyaha we ntakigwa muri mwe? Nibyo navuze ngo wajya mu ntege nke ariko ntabwo wazihoramo. Urumva mama tumuko nukuri nanga kumubabaza. Nanze kuri mubwira ngo ritazamuhama. Nshaka kumubwira ngo wanze kumaza rimwe zakubabaza karindwi. Hajya narindi kuvuga ngo iki? Munyubutse aho naringeze sha. Yesu nashimwe. Wabyumvise ariko? Ndavuga ngo umva birakabije kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro. Urumva mama tumuko nanga kumubabaza. Ayi wewe. Ngaruka zo kurangara. Iyo warangaye uhinduka kabarore. Nanze kuri mubwira ngo tezamuhama. Ejo akayimutera akamwihakana. Nashatse kumubwira ngo uzanga kumubabaza rimwe azakubabaza karindwi. Ubwo nari ndi kuvuga Salomo sheri koko wambabari ukomeje kumbabaza utambwiye aho imbaraga zawe ziva. Haramubwiye ati kuva navuka kundeba sindogoshwa nabaye umunaziri w'Imana y'umusatsi wanjye kuva nabaho sindogoshwa niho imbaraga zanjye ziva. Rero bamushize kubibera aramwogoshe. Amaze kumwogosha kugira gutya amaso barahumye. Mukwi imbaraga zashize kera. Iyo warangaye ntushobora kugera aho ugomba kugera. Imbaraga biba birarangiye. Salomo Imana iramubwira ngo nani naravuganye nawe Salomo babagore 1800 bishoreke. Iramubwira ngo nani naravuganye nawe ngo ariko ndahinduye. Mwamuzi ko Imana ihindura. Naravuganye nawe. Nuko ngenje mama tumuko. Nuko ngenje. Nuko ngenje nibyo navuganye nawe nibyo nagukoreye. Iramubwira ngo Salomo nani naravuganye nawe ngo nukomeza amategeko yanjye nka so Dawidi nzakomeza ubwami bwawe ariko none kubera ibyo koze nguciye ku ngoma. Ijambo rya gatatu iyo warangaye. Ijambo rya gatatu iyo warangaye ni naryo rya nyuma. Niryo rya nyuma. Irambwira ngo ubugingo bw'abantu benshi burimbukiye mu kurangara bararangaye. Ijambo rya gatatu iyo warangaye byanze bikunze utakaza iyerekwa. Mu yandi magambo ugera ukibagirwa icyo Imana yavuganye nawe bigasigara mu nzozi utakaza iyerekwa. Iyo warangaye utumurongo. Iyo warangaye bika korari kandi Imana yavuganye nawe ngo nzaguhera umugisha muri korari. Ukibagirwa ko Imana yigeze kuvuga ngo nzaguhera umugisha muri korari. Iyo warangaye utakaza iyerekwa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe bwoko bw'Imana. Ndiho yabantumyeho. Imana irambye ngo iki cyumweru by'umwihariko ni icyumweru cy'umwana w'ubugingo. Pemporte haraba Imana yashatse kwirokorera. Irambye ngo nzabajabura ngo dushumi dukoye mu muriro. Nzabajabura ngo dushumi. Iyo warangaye utakaza iyerekwa.
amavuta Yesu mbone kwaka, amavuta ndakwinginze we, amavuta Yesu mbone kwaka burinde ucya. Yarangaye byanze bikunze utakazyerekwa. Uzasome, uzafata igitabo cyo kubara 22 kugeza ku murongo wa 22 umurongo wa 21 ni inkuru za Baramu n'indogobe. Kubara chapitre 22 uza usome, ubisome neza ugeze mu rugo. Inkuru za Baramu n'indogobe we. Ziko igihe cyageze indogobe ikagira amaso Baramu agahuma. Ariko birababaje kugira ngo indogobe kurusha amaso uhume. Byageze igihe kubera Baramu, kubera kutumva, Imana yasamura kanwa cy'indogobe, indogobe iravuga. Yo warangaye urahuma we. Warangaye uhinduka impumyi. Bakarandata kandi ukameza ko umuntu mukunda bayimpumye ahangaha. Nta mpumyi yarandata izindi. Ndamutse mbaye impumyi ubwo se abantu nabarandaka tagute kandi niho ari nje wakagombye kubayobora no kubarongora nabayobora gute ndi impumyi. Kubera 22 ni inkuru z'umuntu witwa Baramu. Imana yamubwira ngo ukwemeze kose mva nkubwire Baramu, uramenya utajya kuvuma bura bwoko nabahaye umugisha. Baramu reka nze mbabwire. Baramu ibiguzi byatumye abimpumyi. Barakira mubwira ati nzaguha imisozi yose ariko ngo inubamvumire. Imana iramubwira ngo umva nkubwire Baraki, bariya n'ubwoko butavumika. Yewe Baramu we, bariya n'ubwoko butavumika. Namaze kuba umugisha nta kindi warenzaho. Ariko kubera ibiguzi yakomeza resista. Imana yamubwira ngo uko ukomeje kwensista ngaho genda, ariko nugere nza gukoza isoni. Icyo nza gutegeka nicyo uzavuga. Ageze aravuga ati navumane abimana itavumye. Baraki ati ngwiki naguhamagaye ngo bamvumire none utangiye kubahisha umugisha. Imana yamubwira ngo genda ukomeje kwensista urananiye. Abagiye abayikubise ku ndogobe. Marayika w'Iteka bahingutse imbere n'inkota. Indogobe ibona marayika w'Iteka yikinga ku mukingo kujya. Baramu nta kureba ibiguzi byamaze kumuhuma amaso. Ariko Mana wazandinze ibiguzi byo kumuhuma amaso. Nanjye ko bishoboka wenda ko ntawamenya aho Satana ntegerereje, wazambabariye kuko ibiguzi byo kumuhuma amaso ukabyigizayo. Uzanzana ibiguzi byo kumuhuma amaso wazambabariye ukamundinda. Ayukimpumyi indogo bisigara ireba. Barayikubita arongera indogo biramubi. Imana yasamura kanwa k'indogo iravuga, iramubwira ngo ariko Baramu simpanguheka. None se hari umunsi nigeze kugukora ibi ngibi, ariko njye nabonye inkota. Yesu nashimye. Ntujya wabonaga nigirayo nari mbonye inkota itaye. Baramu amaso yahumye kubera ibiguzi. Yo warangaye uhinduka impumyi. Imana itugirire neza. Imana itugirire. Yesu nashimye. Ngize ingarikesha ati Imana yambwiye zo kurangara. Imana irambwiye ngo barokore baradamaraye bararangaye nkaho bambaye biyambuye umwambaro w'urugamba. Bararangaye kandi bacyambaye umwambaro w'urugamba. Kuki barangaye kandi bacyambaye umwambaro w'urugamba? Byukurye kandi unywe, urugendo ni rurerure. Yesu nashimwe. Imana irambwira ngo kandi reka mbabwire muri iri teraniro mureke gucirana imanza, tagira umuntu ucira undi rubanza. Imana yavuze ko itanza yandi mahirwe. Ushobora kumucira urubanza kandi akazagutangayo. Haleluya. Mwihorere muri iri teraniro muri iki cyumweru mureke gucirana imanza, ahubwo buri wese areba ibye. Ibuka aho wavuye ukagira gute wongere ugaruke.
mureke gucirana imanza mw'abantu mwe barokore ngo ufate ijambo ikibi cy'abarokore yose ni urugero ndimo gutanga ntabwo ariko bimeze. Yosefu afata ijambo akarijugunyira mama Prince ati buriya ni mama Prince bari kubwira, wambabariye ukamenya ibyawe, wambabariye ukamenya ibyawe. Barokore mureke gucirana imanza. Yesu nashimwe. Imana yavuze ngo reka noneho mvuge ngo ukwezi kwa gatandatu, umva ijambo rimanutse mpagaze hano. Imana irambye ngo ukwezi kwa gatandatu ni ukwezi kw'imbabazi. Ejo nzababwira ikindi nacyo kijye kurokora ubugingo bwawe, cyangwa se swat cyarokora ubugingo bwawe cyangwa se ubugingo bukayongobera. Ejo nzababwira ikindi. Yesu nashimwe. Imana irambye ngo kandi buri kumaze kuvugira ijambo nagutumye baza ku kidendezi basengera imbaraga z'uyu munsi, izejo n'izige kizaza. Nejo nzabasengera kubw'icyo ngicyo, n'uyu munsi ndabasengera kubw'iki ngiki. Aho nibo warahuze nibo wararangaye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ibyo wahugiyemo, ibyo warangariyemo, ibyo urimo muri iyi minsi, ibyo urangariyemo, Imana irambwira ngo bambwire ngo guhereye umunsi ntanzi imbabazi. Amen. Haleluya. Nibangarukira ndagira gute? Ntabwo ndya ruswa, ntawo nguririye, nta nubwo ari ruswa, nta nubwo ari ubugambo nyabugambo bwa bundi oya. Mpagaze hano Imana irambye ngo ukwezi kwa gatandatu kubaye ukwezi kw'imbabazi. Ngize ingaruka zo kurangara. Icyambere iyo warangaye ugira gute? Urayobagurika. Icya kabiri iyo warangaye ntushobora kugera ku ntego. Icya gatatu iyo warangaye ugira gute? Iyo warangaye utakaza iyerekwa. Yesu nashimwe. Mu yandi magambo wibagirwa icyo Imana yavuganye nawe. Ubu reka nze mbaho urugero rufatika. Hari ijambo Imana yambwiye ikimpamagara, nindamuka ndangaye sinshobora kuzaryibuka, ntibishoboka. Nukwenjoyinga hasigaye nkibagirwa icyo Imana yavuganye nanjye. Amen. Nubu ngo biracyavuga nanjye ikambwira ngo iburi bikige nakubwiye, irambwira ngo ndakwiyemye mu bintu by'inzaduka byo muri iyi minsi, ibije kwaduka ndakwiyemye ndakwihanangirije utagendana n'ibije kwaduka. Ibimbwiye hasize ibyumweru bibiri, irambwira ngo nkurinze inzaduka, irambwira ngo nkurinze ibije kwaduka muri iyi minsi. Ifo faire attention. Hasize desmen. Irambwira ngo hari ibije kwaduka, nkurinze ibintu by'inzaduka. Niko Imana yambwiye hashize ibyumweru bibiri. Yesu nashi. Irambwira ngo nkurinze ibintu bijye kwaduka muri iyi minsi. Biraje kandi birakomeye bijye kwaduka. Imana irambwira ngo nkurinze ibintu by'inzaduka. Amen. Ukomeze ugende uko wahamagawe kurinze ibintu bijye kwaduka muri iyi minsi. Yesu nashimwe. Iyo warangaye rero utiyerekwa, utakaza yerekwa, ukibagirwa icyo Imana yavuganye nawe. Mukanya ndaje mbasengere aho ibyo warangariyemo, ibyakurangaje, ibyagusubije inyuma, ibyo wahugiyemo, ibyagukuriye bikagukwega bikakugezaho umwanzi ashaka. Yesu nashimwe. Imana irambwira ngo basabire imbaraga z'uyu munsi, ubasabire imbaraga z'ejo n'igihe kizaza. Ejo nzababwira ikindi nacyo Imana irambwira ngo buri kintu cyose kigendanye n'ubugingo buri munsi uzabasengere, ubasabire imbaraga z'uyu munsi, ubasabire imbaraga z'ejo ndetse n'igihe kizaza. Nge hasize ibyumweru bibiri Imana imbwiye ngo nkurinze, ndakwiyamye ndakwihanangirije, nkwiyamye ibintu bigiye kwaduka n'inzaduka. Kuko Imana yigeze kumbwira ngo nkwiyamye za YouTube, ndakwiyamye ndakwihanangirije. Sinaguhamagariye kuri YouTube, ndakwiyamye kwirirwa witakumura kuri YouTube. Ndakwiyamye ndakwihanangirije, ndakwihanangirije kwirirwa witamurura wikoza kuri YouTube nguri guhanurira kuri ndakwiyamye. Hasize ibyumweru bibiri Imana imbwiye ngo nkwiyamye inzaduka nibigiye kwaduka muri iyi minsi, ndakwihanangirije. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Guma muri ayo mavuta, guma muri uwo muhamagaro, uguma uko naguhamagaye. Iby'abandi nabyo n'iby'abandi, ibyawe n'ibyo ngibyo. Yesu nashimwe. Nkwiyamye kwigana iby'abandi. Amen. Ndaje mbasengere mu kanya ushaka imbaraga Imana irazimuha. Imana irambwe ngo ukwezi kwa gatandatu kubaye ukwezi kw'imbabazi. Aho wasayaguritse, ibyo wagiyemo bidafite umumaro, umva
Imana irambwiye ngo ukwa gatandatu nguhinduye ukwezi kw'imbabazi. Muhereze Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana irambwiye ngo imbabazi z'Uwiteka zigiye kugera kuri buri wese uzishaka. Muhereze Imana icyubahiro. Ingaruka zo kurangara ni izi ngizi. Ejo nzababwira ikindi nacyo kigendanye n'ubugingo. Imana irambwira ngo iki cyumweru ni cyumweru cy'umwana w'ubugingo. Muhereze Imana icyubahiro. Aho musengera hariho hose, amadini ntacyo avuze, ikigize icyo kivuga n'uwo mwana w'ubugingo. Amadini muyihorera, ariko Yesu nashimwe. Amadini muyarekeye, icyangombwa n'umwana w'ubugingo. Amadini muyihorere, Yesu nashimwe. Aho gitwaza atari, uyu mwanya nahahagarara. Aho Apotre Masasa atari, uyu mwanya nahahagarara muri izi nyigisho, nawe akazahambira mu zindi. Yesu nashimwe. Aho Minyoni atari, namuhagararira aka kanya muri izi nyigisho, nawe akazamuhagararira mu zindi. Amen. Ikibazo cy'amadini, ikimana ishaka n'umwana w'ubugingo. Imana iduhane umugisha. Amen.